weekend yanjye, weekend yawe, weekend yacu. Baza, sobanuza, usobanukirwe na bimwe mu bibazo twibaza mu kwemera kwacu mu bukristo bwacu. Murakoze, ndifuza gusobanuza no kumenya niba Ukaristiya ari urwibutso gusa. Ese koko Yesu abarimo? Murakoze. Nanjye mwamfasha gusobanukirwa tukamenya uwo twakwemera. Abakatolike bemera ko Yesu ari mu Ukaristiya rwose. Abaprotestanti bakavuga ko abarimo mu kwemera akabamo nk'urwibutso. None mwamfashe gusobanukirwa, ese twakwemera nde muri abo bombi? Murakoze cyane ku bibazo byiza mubajije. Reka mbasabe dushakire hamwe igisubizo cyangwa se n'ubusobanuro. Mwabajije muti Ukaristiya ese ni urwibutso gusa? Ese koko Yesu abarimo? Undi muvandimwe aribaza ati ari hagati y'abakatolike n'abaprotestanti, twakwemera nde? Ko bamwe bavuga ngo Yesu ari mu Ukaristiya, abandi bakavuga ko arimo kubw'ukwemera akabamo nk'urwibutso. Bavandimwe, mu isangira rya nyuma Yesu yabwiye intumwa ze ati mujye mukora ibi bibe urwibutso rwanjye. Ibi ntibisobanura ko Yesu aba hari gusa ku buryo bw'ukwemera cyangwa ku buryo bw'urwibutso rw'Ukaristiya. Igihe Yesu afashe umugati na divayi, ntabwo yavuze ngo iki kiri mu cyimbo cy'umubiri n'amaraso yanjye. Ntabwo yavuze ati iki kirashushanya umubiri, iki kigashushanya amaraso yanjye. Ahubwo tubyumve neza, Yesu yaravuze ati iki ni umubiri wanjye, iki ni amaraso yanjye. Umugati na divayi byahinduwe ntibyongera kuba umugati na divayi, ahubwo bihinduka umubiri n'amaraso bya Kristo. Buri gihe iryo yobera rizarenga ubwenge bwacu, ariko ni ukwemera kw'abakristo kuva mu ntangiriro ya Kiliziya. Ahagana mu mwaka w'150 Mutagatifu Yusitini yaranditse ati iri funguro niturihabwa kubw'umugati cyangwa ikinyobwa bisanzwe, nk'uko ku bubasha bw'Imana umukiza wacu Yesu Kristo yigize umuntu ufite umubiri n'amaraso kugira ngo tukire. N'ikiribwa gihinduwe n'isengesho rigizwe n'amagambo ya Yesu kiba umubiri n'amaraso bya Yesu wazutse. Mu mugati na divayi byahinduwe, Yesu abarimo n'umubiri we n'amaraso ye na roho ye n'ubumana bwe, abarimo rwose wese. Mu gace gatoya k'umugati kimwe no mu gitonyanga cya divayi, Yesu abarimo wese, nta kubishidikanyaho. Yesu abarimo wese. Iyo duhagijwe gusa umugati wahinduwe cyangwa divayi yahinduwe, duhabwa Yesu wese, ntabwo tumuhabwa y'igice, tumuhabwa wese. Tugomba rero kuba tubikwiriye kugira ngo tumuhabwe. Niyo mpamvu ari ngombwa ko tubyitegura duhabwa isakaramento ry'imbabazi, penitensiya, igihe cyose twumva ko ku mutima wacu tutabikwiye. Pawulo mutagatifu yanditse agira ati uzarya umugati wa Nyagasani akanywa n'inkongoro ye atabikwiriye, azaba acumuriye umubiri n'amaraso bya Nyagasani. Tubisanga mu ibaruwa ya mbere Pawulo intumwa yandikiye Abanyakorindi, umutwe wa 11. Nyuma y'igitambo cy'Ukaristiya, Yesu aguma ku buryo bwuzuye mu mugati wahinduwe uri mu bushinguro butagatifu, icyo twita tabernacle.
itara ricyanye kuri taberinakle cyangwa se ku bushinguro butagatifu naryo rirabitwibutsa, ritwibutsa ko Yezu ahari. Yezu urumuri rw'amahanga, Yezu urumuri rw'isi, Yezu urumuri rwatsinze umwijima, arahari wese. Niyo mpamvu nitwinjira mu kiliziya tujye tubanza kuramya Yezu uri mu bushinguro butagatifu dutera ivi. Muri make nico gisubizo twatanga ku buryo buvunaguye kuri ibi bibazo mwari mwibajije. Mbifurije ineza n'amahoro. Weekend yanjye, weekend yawe, weekend yacu. Baza, sobanuza, usobanukirwe na bimwe mu bibazo twibaza mu kwemera kwacu, mu bukristo bwacu.